Ngiye ubuzima bwangu kuva ngivuka kugeza na nubu ntangiye kuza nshaka kumukunda cyane. Akunda kuza kundeba hano ku ntoki ngo dufite intoki inzara zibice nyine zimeze kimwe. Komesha. Sorry. Akantu umukasa gukoreye kumva n'uyu munsi kakugaruka mu nakaye. Karaka icyo cyaha cyo kufate ibuye kanzika ku mapumpu yanjye byo ni ikintu cyandiye cyane. Ni ibintu byandiye cyane ibindi byose ntari. Niyo yambwiraga ati ibi bintu niba utemera ikosa ndabigukorera. Agushinja kunyara. Nicyo kintu kuko nabiraga icyuya nabira icyuya none nkagira iseseme. Akuntu biri icyuya ngenda byibuka. Umve ko image itaramvamo agira iseseme. So kuva nava muri ubwo buzima ntabwo ugize urakarira mama wawe ko ndimo ndamukunda ubu ngubu arigende kireza nyine ubuzima mbayemo kagira ngo arigengira ikibazo jena nkabura umuntu nakibwira kambwira akantu kandi kari true arigemiye akwandikiye ati afite akabazo kamukemurire kara kanje arabansoye mu nzu Hantu mu nzu nyine inshuti nawe twahuye gutya mbona ndi umuntu ufite ibikomere ankiri inshuti ye ndetse njye nta muntu njya ngira ibibazo byanjye yakwatse amafaranga avuga ko ari we ufite ikibazo ninjye aragiye kugikemurira Imana imumugisha kuva rero iyo life yose kugeza na n'ubu nta muntu ngira ngewe wanyitaho nta muntu papa nawe cyaramucanze mba mbona abantu bamwe bavuga ati mama niwe mfata mu n'ikitegererezo yaramufata nk'ikitegererezo mu buzima bwanjye gusa papa ari byakoze byiza pe nyine mu bushobozi bwe ariko umubyeyi mu mama yakubereye mubi Chelsea yakwanga isi yakwanga ushaka kuvuga ati Yasli nawe yari yarananiranye birashoboka ariyo mpamvu mukase yamwanze naniranye inzega na gutya ntazi iyo nzoga ntazi iryo tabi ndi umusore utazi gutereta komera petit frère komera ndababaye nanjye komera kubw'ibyo yaciyemo komera kubw'ubuzima butari bwiza waciyemo komera sometimes ari jubora ibintu kavuze ni herezo ni irihe kana uri umuntu mukuru ngambwira herezo ni irihe tabimenya gute se disi Uvi inkuru yanjye. Iyi ni moto kugira ngo yitware ubyemerewe nuko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya. Imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano mase kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo unyito byo gukora rimwe ntago yarangiriye kuri provisoire gusa ushaka no gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze byumwe ko muri Gasabo Showroom twizere ko bumeze neza muri hose atandukanye mwebwe mwese mubana natwe mu biganiro bitandukanye n'ukuri muri abagaciro muri abumugisha utarakora subscription cyangwa utariyandikisha kuri ino channel inkuru yanjye mukomeze rwose kugenda muza muri benshi dukora umuryango mugari wacu wa inkuru yanjye dufashanye tubwirane ibyatubayeho tubwirane inkuru zacu tubwirane ibitagenda ariko nanone tugende dufashanya mu kuva muri ibyo ngibyo bitari byiza ni mu kiganiro inkuru yanjye rero nitwa Rweme Mbabazi ndifuza ko umuntu wifuza nk'ibikoresho byiza byo mu nzu ni hano muri Gasabo Showroom wifuza interior design wifuza utuntu twiza twimitako two mu nzu ni muri Gasabo duhamagare 0788770689 iyo ni nimero yo kugura ibikoresho cyangwa kurangisha muri Gasabo ushaka ibikoresho pana nyine ku nkuru yanjye ndi kumwe n'uyu musore Salama man umeze fresh ukomoka muri Sudani se ntawe uguriye n'abasudani ni umunyarwanda ni umunyarwanda uri umunyarwanda yego basa n'abarudahigwa n'abamusinga ni bari bafite igikara kimeze gutyo twebwe twashyizemo kamukurugo kagenda katugira inzobe njye ni umunyarwanda wuzuye uravuze ngo twebwe ntabwo turi abanyarwanda buzuye uyu muhungu namwe Imana iremye kwishaka niko utangiye kuvuga ngo ntabwo turi abanyarwanda buzuye
oya inzobe zibaho n'igikara bikabaho. Yego tujye kuganira sasa rero. Yego. Niba ndagusezera ngo uri umusudani kubera igikara, abasudani bari igikara kabisa, bariya abasudani y'epfo. Ujya ubabona? Njye ntabwo ujya ubona hano mu Rwanda ukabona murasa? Ako mbona ari ka cyane. Ko nawe uri igikara cyane ra, ariko ni byiza. Ntacyo bitwaye. Hatagiye umuntu uvuga ngo igikara ukajyana ibintu bibi, kuba igikara ni byiza. Ni ikinyafurika cyane rwose. Nuko rero amazina yawe witwa gute? Amazina yanjye nitwa Niyonkuru Yasri. Niyonkuru Yasri. Yasri. Yego. Okay, Yasri. Ubwo ndifatira Niyonkuru, ikinyarwanda burya nicyo cyacu. Nanjye nitwa Rweme Mbabazi. Nuko sasa rero ufite inkuru y'ubuzima bwawe wifuza kutugezaho, uri umujene w'imyaka ingahe, uvuka hagana hehe, mbese twibwire ku muntu utakuzi. Okay, Niyonkuru Yasri ni umujene ufite wa 21. Ejo bundi? Yego. Narakuze namwe ubu ngubu musigaye muvuga inkuru zanyu? Karakuze cyane, ura 21. 21. Okay. Sese imyaka 24. 24. I think 24. Okay, ndi umusore wagiye uhura n'ubuzima butari bwiza from ikivuka kugeza today. Kugeza uyu munsi uvuga ikinyarwanda? Yego. Kugeza uyu munsi. Niyo mpamvu nawe nashatse kuza ahangaha nganiriza abantu, hari abantu babaye mu buzima bubi nabo kugira ngo bari bo bonyine. Iyo wumvishije ko hari umuntu ubaye mu buzima nk'ubwawe, biragufasha kuvuga ati bigutera courage. Yego. Nk'umujene. Yego. Ubyuka ufite morale cyangwa n'igihe ubyuka wumva wacitse intege? Twebwe morale tugomba kwihigamo. Kwihigamo niyo yaba idahari ukayihigamo ukavuga ati kuko nta umuribwe nta muntu ajya abyereka, ugomba kwihigamo. So uvuze uti muki umuribwe? Yego. Warariwe se? Nicyo cyatumye nzanga. Yego. Nize kutanywa itabi ariko. Oya, sibyo n'itabi, ndi umuyisilamu. Ntacyo bibabwiye na kimwe. Abayisilamu se ntabwo abinywa? Oya nago ni kizira. N'akabenzi murakanywa, murakarya. No, ni kizira twebwe. Ari we. Ubwo ubonaga bari umuyisilamu, abari umuhakanyi. Twebwe ni kizira nago. Nzoga wapi? Nicyo byobwenge wapi? Byo nago, byo ntago ari ibya sinimana. Ngeze mu biryo ko se ko asanga abantu nk'agatabi benshira. Abantu batandukanye nkuko nawe ushaka kubyara umwana, ntago umwana abana bose bazagenda ku murongo umwe. Hari umwana ugomba gutana, niko n'idini imeze. Hari abana b'idini, hari n'abana batari idini. Wowe umuyisilamu ukijijwe? Oya, njyewe ntago uwo mwana ubona, ntago wagira life bingo. Wabuzwa se n'iki? Wabuzwa n'iki? Wafite ni kubabaje kujya muri ibyo ngibyo. Wababuze icyo kurya kujya kubona ayo kugura inzoga. Umva sha itabi kujyana hayi bigatuma bibagirwa byose. Ntago mbizi, ntago ndabigerageza ngo ndebe. Nukuri pe. Imana ishimwe. Mfite n'uburwayi butanyemera, ndwara amaso, ntago byakunda. Kera ndwaga amaso niga primaire. Njero no baranaye. Amaso tukuye none natambukana kana kamwe itabi kangana. Ndere nanjye barabinshinje. We ntago wayabaza. Jewe oya ntago wayabaza, ntago ageze kuri urwo rwego. Ngiye ko mva ko wayabaza. Ngiye barayabaza. Niyo mpamvu yabaye matoya. Oya ngiye nakuze ngira ikibazo cy'umwijima, aza kuzaho mwene igihu. Yego. Igihu biba ngombwa ko ari Kabgayi baduha rendezvous kigiye kujya abakepe nyine bakikureho. Baraharura. Baraharura. So rero ntago akungumeze neza. Ubu naririje ayanjye naririje. Ageza kongera akagenda nyine, hari byo nk'iyo myotsi nyine cyangwa ibintu by'amavumbi cyangwa ikirere cyabaye kibi. Yego. Ndikubibona sha aririje ziraryanuga kuba kagira gute? Ni uyizi rwose. Njye najya twarerije kubera imvura y'ikirere gihinduka niga primaire bati nta sumwe itabungana gutya. Niko natwe batubwira ngo utaye. Kandi uramutse unagiye no mu kintu cy'umyotsi. Uhita witsama ukagira ngo yatakwica. Yego. Ngaye nguko. Nuko Yasri. Ufite inkuru y'ubuzima bwawe, uti narariwe, wari ute?
Jera ndi umuntu wahuye na life toroshye kuva nyivuka. So guhera no ku babyeyi banje ariko byagenze gute ko hatarimo gusebya umuryango? Nawe nagara gusebya umuryango. Reka tujye twubaka kugira ngo tuwusenge. Oya nagara gusebya umuryango. Sibyo kuko n'ababyeyi banje ndabemera. So ngiye bitangira wenda life yanjye kuva nyivuka. Bo urebye nkomuka mu Karere ka Muhanga n'ubundi ababyeyi banje bambyariye ni naho babaga, ariko si ho bose bavuka. Mama avuka i Musanze, papa akavuka mu Karere ka Kamonyi. Yego. Baza guhurira muri Muhanga. Baje guhurira mu Muhanga. Papa we yavuye mu Karere ka Kamonyi agiye mu kazi nk'uko abasore nyine bajya mu mujyi. Yego. Ajya gukora igikomvayeri mu Karere ka Muhanga. Mama we yavuye mu ni umuntu nyine nawe wabuze ababyeyi be bose, kuko amateka bambwiye bavutse ari abana 8, asigara ari abana 4 n'ababyeyi bose barapfa. So rero musaza we nawe yakoreraga i Muhanga, ari umwarimu muri nuza ibintu byo kwigisha Qur'an. Ubwo mama we yarakiri umunyeshuri yiga i Muhanga abana kwa musaza we. So niho bahuriye rero. Mama ari umunyeshuri, papa ari umukomvayeri. Yego. So abamutwaye mu modoka. Utagiye kutubwira story y'ababyeyi. Imodoka ntago business gusa niho bahuriye mu modoka. Bahuriye i Muhanga. N'izo ngama lifting nk'umukomvayeri. Bani bafite ukuntu bahuye ntago byo mbizi nanjye n'amateka nabwiwe. Yego uzayabaze. Ubwo nyine ubwo barakundanye nyine biba ngombwa ko papa atera inda mama. Ariko nyine ayimutera mama nawe ari muri hari mbi, urumva rerwa na musaza we na mukuru we bari aho ngaho nabo batari mu buzima bwiza. Urumva nyine nawe se azana muri risk mu muryango. Biba ngombwa yuko mama ambyara. Ambyaye nyine ambyara mu bihe nawe bimugoye cyane. Mama niwe akubwiye? Yego. Ayo mama atarapfara bimbwiye. Abya muri iyo nkuru yo ni mama yimbwiye neza. Reka tubaze tujye ku buryo mwaganire, byaturitse kuki kugira ngo muganire ku bwiriyo story. Biraza kujya hejuru kuko naramurakariye. Nawe nyuma yigize kwitwara nabi ndamurakarira mama wanje. Kugira ngarure rero ambwira amateka. So mu byesha gusiga kamubona ukuza utarunana muzi kugira ngo akumvishe ikomere nawe yagize. Tubize kurabagera hejuru. Okay, twagiye komereza inkuru wenda ntaza kukuvangira. Ubwo mama ambyaye amutegeka ko agomba kunjyana kwa papa. Mfite amezi 2. Nibwo mama nyine kubera kumutokinga cyane, kumubwira nabi cyane, nawe kwihangana byagize biramunanira, aragenda aperezida wabo wa papa ansiga kwa nyogokuru ubwo ngubwo. Ubyara papa? Ku mezi 2. Ufite amezi 2? Yego. So ubwo nanjye ngenda nyine nkura kwa nyogokuru. Mama batamubonera ikigo, hari haje ibintu abayisilamu barabizi, idini ryitwa abashiya. Yego. Nibwo niryo uwo musaza wa mama yamarigisha. Amubonera kujya kwiga Tanzania. Asize uruhinja rw'amezi 2. Yagiye ansiga kwa mukecuru wahita kwiga Tanzania. Ariko rwajya muri rwego rwo kumuhungisha bahita bamufata bamujyana kwiga Tanzania. Okay, nanjye ubwo nkura mu buzima bwo kwa mukecuru, ndakura ariko nkazanjye nakuze nzi ko mukecuru ari we mama. Gusa papa akaza kunsura nyine bukambwira turani papa wawe. Ibyo bya mama nge ntago nabyitaga, nari ndi umwana mutoya. Kuko mukecuru nembayeho neza ntaribi. So narakuze ngira mu gihe nyine cyo gutangira ishuri, niga kwa mukecuru guhera mu wa mbere primary, njya mu wa 2. Ngiye mu wa 2 papa nawe ubwo yifuza ko tubana uko nawe yari amaze gushaka. Yego. Batubwo maze gushaka reka nzana umwana wanjye tubane. Ubwo nibwo bambwiye ati rero mukecuru yarambwiye ati rero ugiye kubana na papa wawe mu mujyi i Muhanga. Ubwo nari ndi ku Kamonyi nyine. Ku Kamonyi njya i Muhanga. Ndabye icyo cyo ndakibuka njya kwa papa. Image inzamo. Ubwo kwa papa majyayo naho mbaho neza. Ubwo nangize guhera mu wa 3 niho inzanye y'umusara yatangiye. Kunabwo yatangiye nayo ndabizi.
byahereye ku babyeyi ba nyine papa umudamu yari yazanye n'umufasha we yari yazanye yamubwiye ko nawe afite umwana ariko uwo mwana akaba atarabimubwiye mbere bajya kubana ariko papa akaba yarabimubwiye ati njye mfite umwana ariko madamu ntiyabimubwira madamu nawe niba yateje ati ubwo azanye umwana nanjye reka mubwire ko mfite umwana buraduze koroha ubwo rero abimugeza ati rero ndashaka ko nanjye nzana umwana tukabarera na bombi n'abana papa ntibyamushimisha twitabimbwiye papa none arabyanga batoya ibintu wabimbwiye ngeneye kujya tutarana abana rego ubiye ko mfite umwana we ntibigeze ubimbwira ubu ngubu umwana ntabwo muzi urumva mbereho y'umwaka nayo mbayeho neza pe nayo mbayeho nk'umwana mu rugo ariko uva icyo kintu cyaba papa bamubwira ko madamu afite umwana akanga akamuzana byahise bizamba nanjye tangiye muri ubuzima bubi cyane ariko ubwo batangiye kukwihimuraho nabi cyane ubwo nagiraga kusa gato kakaba ikintu nyine nakazira cyane ntangiye gukura imburagihe nabyumva nyine ubuzima bwa mukadata niho hantu muno muri kuva nanavuka ubwego numva bari kuva navuka niho nababariye hano bari n'ubuzima kadata ntitwamerana neza amfata nabi cyane akazampanisha ibihano bikomeye ndabyuka nageraga akageso ko kunyara ku buriri nari mfite akageso ko kunyara ku buriri abana bato nyine yego nari nkafite rwose akazajya nyina nkubita cyane bikabije so no kunkubita bigera bivaho azana igihano kitari cyoroshye nyivuge ku bugabo bwanjye ko kubikorera wicara ubuzo kugukubita ku gapipi agara kunkubita ku gapipi ari umushuti we nyine w'umugore kuko iyo papa yabaga yagiye ku kazi bundi niwe bakundaga kuba bacudikanye nyine bari inshuti cyane mu gitondo ni papa yajyaga ku kazi azinduka ajya ku kazi yari atangiye kuba umushoferi yarazindukaga atwara twegerane ubwo nawe nazindukaga ngiye ku ishuri mbyuka nyine mu gitondo ngiye ku ishuri ubwo bakaza guceceka ko najya ku buriri nsiga none ndyama ku musambi matora barayinkuyeho nyine ubuzima butangiye kuba bubi kubera kunyara ku buriri ariko ntabwo ariyo mpamvu nyine rwitwazo gera yamaga igihano nicyo gihano mu buzima nahawe nyine kirenze cyo gufata ibuye ribona niko umucuti we mugira inama njye narabyumvaga mugira inama ati rero nujya umukubitaho gutyo uzageraho umwice uzafata ibuye urizige agashumi usikeho ku bugabo bwe ku mapumpu ye yego akaza nyine ibyo bintu abinkora inshuti mbi yamugiye inama yanayimugire ngiye biciye muri salo mbumva ngo kujya kuri igihano cyo nyine yarankubitaga bikaba nabi sometime no kujya kwiga navunitse bikanga agize kunkubita umwuka ahangaha kujya kwiga arambwe ngiye kwiga biranga abona ko ntashobora kugenda abatira kujya umukubita gutyo cyane ko ujye ugifata ubikore gutya mugira nyine iyo nama ko kunkubita kuvana akaza muri gitondo nanyara ku buriri kazankora ibyo bintu cyara babinkora nkabiri cyuya mu ndakandya byabona nabizi cyo nama kure none ntabwo byabaga bigishoboka nkabiri cyuya nyine nkumva ngiye nko gupfa ntubibwire papa se yarankize igitsure ku buryo na papa naramubonaga ajya kwishyura na papa nyine kumva ibyo gusoba ku buriri we rwose yava ati mujye mumukubita iki kintu gicikeho ariko ibyo byane natingize ubwabo bwo kubibwira papa bati yarambwira ati ntuzayigira mbona ubicanye no kuko yari yamaye kondisiyo no kwishana na papa ku meza ubwo byari bikemewe papa nawe nyine ni umuntu utagira ikintu witaho yava ku kazi yinaniriwe sometime akaza wenda yanisindiye akahita yiryamira ariko papa nawe nyine nk'ijuru y'umubyeyi akabibona ko nahindutse kubona ko ntangiye kuba nabi
iki gihe nkubita nkavunika umwuko yaramubeshye ngo gukina umupira kuko yamaze kunkubita abona ngiye yambwiye ati wambaye imyenda utanakarabye ujya ku ishuri abona kugenda ntibirimo birashoboka ese kuri kuninagiye ati hano ndago ndimo ndakandagiye kandi ntabwo mbasha kugenda anshiza hamwe ati ujambo kwibwiye so mubwire ko avunitse urimo rajya ku ishuri kandi mubwire ko agiye ku ishuri nyine yamaga condition nkagenda kuri condition imva iranteye ubwo nibwo buzima bubi nayo nangiye kubamo no umuntu nabonaga utangiye kumpabura umve ko icyo gihano yampaye cyatumye ndeka kunyara kuri burundu icyo gihano mu buzima cyane nyine niyo nakoraga nikosa kambwira ati niyabaga ntarikoze cyangwa ntaba narikoze ati nutambwiza uko ndakorera bya bintu naga mbyemera naba ntabikoze cyangwa ntabikoze ko ni ikintu kibabaza nyine abagabo namwe murabizi yego no kirababaza ngiye none ndabi ni ibintu nzi neza cyane amabaje kuri rwo hejuru so mba muri ubwo buzima none papa bigira none arabibona pe kwahindutse ko nahindutse ko noneho none ndi umwana usigaye ndi kareka noneho ubwisu noneho amaso yarajya binyama kwera kutarya sometime noneho sinaryaga none aza kumenya none ko naryamaga ku musambi no umusambi nawe waracitse nsigaye ndyama kuri sima kubera gusohoka base kwamushyize ku musambi ngo yari gucira amatoro nise ko gitigeze ubimbwira nyine abona ubuzima noneho bwarahindutse sometime bagatongana bapfa ngewe bamara gutongana yajya mu kazi noneho bikaba bibi ibintu bikamindukiraho ubuzima nyine bukaba bubi noneho bigeraho biba bibi cyane abona ngiye kuzahapfira papa aravuga ati ngo nari ngeze mu gatandatu nabwo ku kigo ahantu atazi ku kigo nabwo najyagayo sometime ntariye neguye igihume ku kigo kabiri kwa kundi ushaka kuba umwana atariye sibyo wajya gukina kuko igihe ushaka kuba utariye iyo uri umwana ugifite amaraso ashyushye ukajya kwiyaga ukajya gukina iseri ikaza kugufata ikubita hasi akajya indwara igicuri ubwo baje bigize ukuntu umubyeyi rimwe kuko papa nta kintu ajya yitaho ndamujyana yase kuyu mwana ahora nuza perife wo ku kigo cya Erije mwana zanamuye n'umugisha ndamujyana se kuyu mwana ko mbona afite ikibazo kandi yasiri kuntu yaje ko mbona byahindutse afite ikihe kibazo timwe mwana yaratunaniye mwana bana gutya kakunanira ati ntajya rya ati se arya rya ariko ava ku ishorete yirukanka ajya mu mupira dore kundi umupira kubi pereferi mwana abanyifara mfata tugiye gukina ava ku kigo arafite akamodoka ankiramo tugiwe abati perefe kunjyanye kubaza kunkubita kwambuye ko nta hantu ngomba kujya amfata nyine azakunganiriza byari bimaze kuba kabiri ngo igihumure kabiri aho perefe nyine akabona ko atari igicuri kuko bahita bangura fanta bigashira bakangura n'irindazi perefe nyine ndende ndayimuganiriza twajyanye we ngende ndayimuganiriza yego turaganira mubwira kuntu nyine mbayeho bati ngiye ntago njya ndya ntago njya ndya n'umukozi niyo anyibiye ibiryo nawe aramukubita kuko yanakubitaga n'umukozi yanyibiraga umukozi ibiryo sibyo ndize ko udashyiramo ibikabyo ariko uvuga ibyabayeho oya true story sibyo ari kabyo mba nayo kabiri cyane ni true story yego ubwo perefe ndayimuganiza arabimenya abati rero niyo ujya gutaha ujye ubanza uze urye hano mu rugo ati se wazazanye umubyeyi nujya gutumbiye ntuzazane mama wawe uzazane papa wawe ariko ubwo hatari ko bamuganika ngenzana papa byira yanazayo nari nangiye kumenya ubwenge azabyumva ako mutinya nanga kumubwira nyine ariko nawe yarabibonaga nayo ko yabibonye ko nyine ndi umuntu wawe sometime akava mu kaza atunguranye wenda niriwe nko mu rugo kugira ngo arebe nyine tubibona ko nawe harimo akantu perefe nawe ati perefe ntabwo byakunda ati mva ahangaha bambarira amasaha perefe nawe biramucanga nyine abura icyo akora byaje rero kugumya kuba bibi papa abona kubyihangana byamunaniye afata decision yo kunsubiza kwa mukecuru wanjye kwa nyokuru
aba nitaga mama. Ubwo uwo munsi nabyibuka mva mu rugo ngiye kwa mukecuru barambonye barubangana. Mukecuru mukecuru amarira arashoka. Arashoka bati akuzukuru kanje ati ni imfura yanjye akunda mufungisha. Kwa mukecuru kutiga rero ahamagara undi mu mama bari baturanye amutira telefone aramuhamagara bati ndajya kukurega. Papa we ahamagara umuhungu we ati ndajya kuregera kuntu umwana yabaye. Mu mugongo hari hyuze imirambo y'inkoni ku kibuno cyari cyarabaye umukara. Papa aramubwira ati nyine mama byakire niko byabaye. Ngo niho yahereye none atangiye kumusobanurira ukuntu byagiye bigenda kuki kuva nava kwa mukecuru sinongeye gusubirayo. Ati rero umugore byagenze gutya na gutya urabizi byagore biki gihe nanjye gusa nabonye mbona nibikomeza gutyo n'umwana azapfa. Ngero umfashe n'undi niwe wamureze n'umwana wawe ngero gumye umurere. Ubwo ngize urwo ngurwo hangaho nsubira kwa mukecuru aranyondora aramfasha mukecuru amaburi kimwe nongera mbo umwana nyine tufatika. Njya na segonderi ngeze segonderi niga mu wa mbere ngeze nko mu wa kabiri. Nimba bo nyuma baragane batereka wa mwana n'undi tumuzane. Papa arongera ati garuka mu rugo. Ati rero mwana ntabwo yabyegaruka. Ati rero mwana ageze segonderi kandi kwiga hano mu cyaro nayini nshaka kumwishyura ishuri rikomeye kazano mu mujyi. Nangiramo dute kuba ngiye gusubirayo. Gusa papa akambwira ati we wigira ikibazo dore noneho hari abandi bana were yaramuzanye we yaje mbere yanjye uwo mwana. Wa mwana wa madam yaramuzanye. Ati hari abana bagenzi bawe nta kibazo uzagira. Yamuzanye? Yamuzanye yagiye kwa mukecuru. Yamuzanye nyuma we nawe nasanze ari bwa cyagera ariko nta gihe kinini hamaze. Ubwo aramuzana nanjye ndavate okay. Ambwani nanjye kubona no gusoreka kireka nje no mu mujyi no kwiga naye niwe ndashaka kwa agiye kundira n'ishuri ryiza. Ngerayo nanone ubonye kumbe ngiye gusubira mu muriro. Aho no komeye kuruta wundi. Ngerayo kono kwa papa sinaherukaga nsanga na bwa buzima bakirimo sibwo bakirimo. Papa sanka ari ukuntu yasubiyemo inyuma gatoya. Mu buryo bw'ubushobozi. Mu buryo bw'ubushobozi. Ndagenda kumvatera ikintu kinjanye n'umukecuru niwe wamaga impanuro niwe nafata umubyeyi wanjye jya kwiga ibintu byo gutera agapira kawe birambika hasi ubugiye kwiga. Bati mukecuru ngiye kwiga nza muri vacances tube turi kumwe ubundi mbe ndi hara kwa papa nta kibazo kwiga. Ati mu maraso ntabwo bizongera kugenda kuri ati wa mugore yarahindutse nta kibazo. Ariko mukecuru nkaba naramubwiye ka kantu kambagaho gusohoka ku buriri. Byane uramugura yankorera. Yego cyagihano. Yego bati nazongera akanagira ikintu kinagukora ku mubiri uzahamagara umuyobozi waho ngaho. We ntuzagira ubwangureze papa wawe ntuzagira ikibazo ngureze papa wawe. Akenama mwumva nanjye kumenya ubwenge bati noneho nta kintu banje none yanankubita. Iyo myaka nyine yatanye kumva ko ndi umusore bati ntiyanankubita noneho. Ngenda mu rugo rero sasa hano haje kuba ikibazo kuri uwo mwana none no wambere ikibazo kigeragezo. Na papa rya shuri yarivangwa agiye kundi ishuri rizima ndi ari nayo nisanzwe. Awe ikintu yashaka no kugira ngo uwo mwana habe nanjye mpapa. Nko guhangana. Bivuze neza kubwo guhangana. Nyine wabona ko nabo kumvikana kwa bari nako. Ubwo ndagenda vuba ariko kagende nige. Mfite n'Imana yo gukina umupira. Ndicara kuzajya n'amahirwe nkayikomerezaho. Yego. Umugore bamuha rero rendez-vous kunshakira ikigo. Ikigo azengura mu mujyi wa Muhanga avuga ko yabuze ikigo. Ariko abona ahantu ikigo ahantu sinzi nibuzi imuhanga ahantu bita Imata. Imata? Ntako mpaze ariko Muhanga ndayizi. Nta kikomereza. Ambona ikigano Imata.
reba navaga mu Ruvumera nkajya kwiga imata ni kure cyane agiye kugera Ngororero muziranzira yego bati rero akujya aramubwira ati rero nabuze ahandi hantu ikigo ibigo byaruzuye akujya umwana wawe wicare najye kwiga imata yego ariko nkazambona nyine ukuntu naje ahantu natarutse naraje nje mu rugo nka kwa kuntu umuntu yavuye mu cyaro nzana amata umukecuru yari yamaye n'imyumbati nyine nk'umwana uvuye mu cyaro uje mu mujyi ntabwo naje n'umutwe gusa n'imyenda yanjye inje ndaza nyine gusuhuza abantu usanze ambwira ibyo n'ibicyuzanye ati ni ibintu umukecuru amaye nzane umugore mbona ntibimushimishije ngo yanga ibyo bintu byinjirane mu nzu ufata imyenda yawe n'ibyo bintu banze ubitereke hariya ya myumbati barayimennye ya mata barayamena n'imyenda yanjye babayerekeye hanze ibase ati kuko icyo gihe ntageze ku mugoroba ndabyibuka icyo gihe cyo hageze umugoroba nko mu masaa 9 ati yambwiraga neza ariko nyine ubona ko harimo akantu katari meze ngo uyu ni umuvandimwe wawe unakuzanira isume ufata amazi ubanza ugiye gukaraba n'iyo myenda yawe ubisize aho ngaho yego ngo imvura ibanze ikubite mu cyaro bizi habamo utuntu tw'udusimba kandi ntabwo watwinjiza mu nzu ubwo ni inda ibiheri yavuze utuntu tw'udusimba ntabwo najya kumugerekera ati yego ni njyewe wapi nta birimo niho ni nta kibazo ibyo birekera hariya bya bintu mbona barabifasha bijyanye hari ahantu inyuma twamenaga imyanda hamenaga imyanda barabihajyanye imyenda yo iguma aho ngaho ubwo ndagenda ndakaraba bama mana yanjye bama umupira wa papa cyari igipira nyine papa yarandutaga ninanutse igipira cya papa ndagenda ndacyabara bityo nambara ati si ipantaro ngo nambaye bugisase nambara ipantaro iriya myenda uzabanza uyimese ubone kuyambara unayinjiza mu nzu ubwo nambaye umupira na boxer umuntu umusore ubwo hari abavandimwe banjye nyine bari aho ngaho nduta bari kunseka nende umwana uvire mu cyaro bari kunseka nyine ariko ndabyirengaye ati wasanga bigiye kuba kwa kundi papa nako ndamufeka yarabibonye nyine nawe ntagira ikintu abikoraho ariko ndabyirengagiza ngo byageze iki gihe nuko umugore imvura yaraguye yamyendere yicoca bihitano mbyuka nyemesa na wa mupira abantu mu gipangu zaje banyitegereza umuntu nyine umuntu usore yambaye igipira gusa na boxer nyine bikanera ipfunwe ariko nkihangana so ubwo rero yaje kugera kunshakira ikigo umva kuko niwe imata niho ngo yabonye ikigo ko njye ntabwo impanga nayo nyizi kandi na papa ntabwo ibintu by'ikigo ntabwo yigeze yiga ntabwo yigeze abijyamo umugore yari yarize umugore yari yarize umugore yari yarize yari afite diplome papa yari afite amafaranga ari icyo gihe mbere ho yari afite amafaranga ubwo nsubiyeyo byahitanye nyine kuzamwa ibikendera birumvikana bibaho so ubwo ambwira imata ambwira ati rero nzakujyana rimwe ubutaha uzajya wijyana yego ni okay namaze icyumweru nicaye mu rugo mbona nta kibazo ariko nyine nkazambona ndi umwana uri njyenyine abavandimwe banjye nyine ntabwo banyisanzuraho nuna agaraka kobwa yigote yari afite kanyisanzuraho gashikika turanasa pe kakareba nabi nyine kakabwira ati sidarije amabuye bati nawe undi umukobwa ushinga ujye wicara hamwe aho nkabona mu rugo nyine ndi njyenyine nubwo ndi mu bandi ariko ntabwo nisanga mu bandi na wa muhungu twari turi mu rugero rumwe twaranganaga mu nivo rwose mu myaka nawe ntanyiteze nyine zambona najya no kurana nabo babakamera ku ruhande nyine akamakanu kanje ko kwiyorosa nyine nkabona baranyironda nkavuga ati kubera wenda nabo nabaga basa neza njye nawe mvuye mu cyaro nyine ubona ko nasa neza ntasa nkabo batewe n'ukuntu nanjye amazi impanga ataramenyera ngo nanjye nse neza nkabyirengagiza so yaje kunjyana rero kuri icyo kigo nawe maze icyumweru nicaye mu rugo nkajyana kuri icyo kigo nyine cy'imata kuri moto amafaranga 2,000 cy'icyo gihe kuri moto ni 2,000 ibirometero niba ari umuntu w'imahanga umubazi giye imata ndazwi umubaza ati kuva mu Ruvumera ujya buri gitondo wagendaga n'amaguru ndaza kuhagera ubwo twagiye na moto aranyandikisha mbona n'ikigo papa ariko namwe ati papa ko nabanyarana ari kure
ati ni mata nikurinda kuko ari amahanda arayizi ndaza kuzajya nguha itike ku modoka yari 700 uzamamagara ngo yaburi mu gitondo byabaye ukwezi kumwe mu gitondo umugore atera avati ibintu ntago bizavamo uyu mwana azajya kwiga bari umuntu nawe baburare ugira kumwishyura ishuri yishyuraga inoti y'ibihumbi 12 yari nayo n'ubundi nayo ibihumbi 12 akamamagana papa yarayamaga buri gitondo uko twagenderaga yagendaga mu kazi nko mu masaha 10 nanjye ndimo nditunganya akaba ati ibice kabisiga ku meza akagenda rimwe na rimwe akanamera mo ukuze ko nazaga n'amaguru numva navaga ku ishuri nko mu masaha 10 ajya nko mu rugo nko mu masaha 2 cyangwa saa 1 aho kugenda aho narategaga mugore nawe nyuma aza kubyanga ati niyige umwaka umwe niyihangane n'umusore ayigene n'amaguru nta dore turi muri crise ayigene n'amaguru tumushakira ikindi kigo abagabo nyine murabizi mwumva vuba twambwa nturi umusore ugena n'amaguru ako nawe yirengagiza uburyo ari kuri cyara hani kuri nuko kwimana agiye umuntu abadafite icyarenzaho papa ariko n'umuntu nyine life ye ntago agiye n'umutagira ikintu yitaho iyo yagufashije byo menye ko yabyitayeho papa benshi ngo ko bamera ago nyine yajyaga ibintu yitaho ako si bose ubwo nyine bwo ni hagahunda zambyuka saa 9 nkaba nabyutse ubundi nirarega ngewe uruhande rumwe ntabwo nabyutse nkakafata amazi nkakara nkajya ku ishuri saa 9 z'ijoro ajya ku ishuri ishuri ryarangoye none ariko haza no kuvuza ikindi kibazo yuko ndyama nabi nyine iyo ndyamye mbanuka nibare n'amaso nyine mfite oderi abana bandize niko bakubwiraga ati ntabwo bashaka kurarana nanjye ngo amaso ngo abanuka mana yanjye nza numva uko bo nge navaga ku ishuri bo bari kumuragana na nyina muri salo nge ntago nareme kujya muri salo nyine nari ndi mu cyumba nabaga ndi mu cyumba banicaye mu cyumba numva marabivuga oya ngo niba mushakire matura y'urwo nyine nkumva ko byabangamiye kurana nanjye tindanuka ubwo urumva wenda niba utarazaga nimugura ngo uhite woga bibaho nagariyo nago yinjiraga mu nzu utakarabye nagariyo magaricyo kibazo bibaho ikomereza nagaricyo kibazo kuni nago yinjiraga mu nzu udakarabye nago byabaga bibaho hari mu basiri muri yego ahubwo nyine nuko nyine nababangamirega kuva n'icyaza bibaho ubwo rero bakava ati umuntu aranuka umuntu aratubangamira none anaryama nabi none aranago nyine bakazana ibibazo byinshi byo kuryama ubwo n'umuhungu mukuru abivugaga abana bo nyine nabo bashyiraho politiki nabo bakabyumva ariko umuhungu mukuru abatira rwose nago kurana nawe birambangamira biba bati rero reka rero tumushake mwe mwihange mwe murarana tumushake tumugura akamatora ke cyangwa nawe ati rero kwa mukecuru wambwira kazana kakamatora oya ngo tutazanzanira muri mukecuru atajya ngo akazana amatikura muzi kajya ngo twakwironze umubyeyi w'umumama ati rero ati wapi ti hari umukeka ntaba buryamyeho umusore arabiki naryama ku mukeka ibyo ntibyabayeho ntabwo ari ibyo gusa Gerard babara cyane bati nawe mbona bati iyi nengeye mukeka nta kibazo nawuryama ko numvaga buri gihe bankomeretsa nyine bambwira ko nuka azi kukubwira ngo uranuka murubangamira abantu ese ngena nawisaba bati basi mureke nge ndyama ku mukeka bamaye ishuka imwe n'umukeka nanje babaryama ku gitanje ndyama hasi ubwo nabyo ndabyihangana ndabikora ikindi cyaje kuza nyuma kindi cy'ikibazo nanone arya cyane ugeze mu myaka yo kurya arya cyane nyine byagezeho none nanjye gucegekishwe n'ibibazo na papa none mbona bitangiye kuba too much nawe biramucanga arya cyane mbona se arya cyane batize mujye mumusangiza nabyo biraba haza nuko crise viyabura akazi haza ikibazo cyo kubura amafaranga y'ishuri yo kujya urumva nagendaga n'amaguru hagaruka n'ayandi nzananuze
12 by'ishuri nabyo birabura ko yarageze gukora muri aya mashansi y'amakwasiteri bigera biraga bamwima akazi karakabo aramwirukana yego nabati rero ndembe mudaye mubwira ati amafaranga kujya ku ishuri ntabwo bari kunyemera kurya kandi kubwirirwa akora birometero bingana kuriya umuntu wese uzi kuva mu Ruvumera ujya Imata arahazi n'ubu ngubu umwarimu wigishaga Imata bitewe n'ize nahanditse shoko baracyanyuka uhanditse rezina nyine babonaga ndaza kubigeraho ibyo bivaho giregere none ikigeragezo cyo reba Chantal urayizi akadobo ubwo siyo ka kadongo basoma nijoro yego najyaga njya ku ishuri mu gitondo wa muhungu nawe ati wambere ikigeragezo ikiyagera akajya afata Chantal cyo kintu nacyo mu bintu byambabaje Chantal akayimena kuri wa mukeka kanzu ndagara umukeka n'umusambi umva maze amezi atatu maze yasiriyongeye ku buriri wagize ute bava ko yasiriyongeye akanyara ku buriri mu mezi atatu maze sinize yabanze arihishira yabanze agira gute ayongeye anyara ku buriri papa none bijya biramurenga ko uyu muntu yari yarabiretse kera none akazayumva nyine bya bitangiye ku birego byinshi ubu uko vuye ku kazi yasiri abanuka none ari amaso yarabyingira akanuka n'imfite none amaso kwera n'urugendo yaratangiye gutukura bari hashize igihe gito bayabaza ko bayabaza ndi kwa mukecuru nyine yaratara cyane none yarabaye inyama byatari we usaba kwambaye neti njye ntabwo nemeye kwambaye neti yabaye inyama atera amaso urumva buri gihe kazaza ari ibibazo nanjye ku ishuri ngasanga umusambi wanjye watose sibyo none mana yanjye nkabego none ukuntu mbigenza nkareba kuryama mu nkari nkafata imyenda nambara nkabanza nkirambura ku musambi kugira imine nkarenzaho kugira ngo izo nkari zitanjyaho nkaryama utemerewe kuvuga ntabwo nawe nemere kuvuga njye nende umwana wundi nyine byaranagaragaraga no mu gipangu baravangura n'umwana ni mukuru wacu ariko ntibabyemere kagira ngo ni umwana bafasha kandi ndi umwana wa data icyo cyo kiba ikibazo gikomeye buri gihe bigasanga nasanga inkare zabaye inkare ku musambi none nanjye ko umuntu ukuru papa none bigira n'akaza none nankubita rimwe yarankubise kwihangana birananira bimubwira amaso ni papa imbabaruza mu mwanya tuganire aba bose badahari gusa ndamushimira ako kana yarakumvishe nyine nabivuze ari ukuntu umuntu njye nawe ndi umuntu uhora atuje nyine ndi umuntu anuje abona uburyo mutombokanye bona ntibisanzwe rimwe njya ku ishuri mvuye ku ishuri aca ku kigo nasanze negeje ku muryango w'ikigo ntabwo nabizi ko anahazi papa ye ni umuntu utinya abantu ntiyari kwinjira mu kigo araza arambwira nta muntu ubizi ati kuko mama mwatinze ku ishuri ndamubona ndanikanga ati cyagiye bambwiye ko ushaka tuganira yaratangiye kwibaza ubwo wagenda yicaza mu karimentasiyo angura amata n'irindazi ubwo nyine kigiye kwifata kurandarandarira papa nawe ati ntabwo nyara ku buriri ureba ubajije mu kuko yabazaga na mukecuru avuga ati mwana kuki atanye kura ari ahangaha amazi ngo ava ku ishuri ananiwe agahita agenda akaryama agasinzira akanyara ntiyashitaye bakoreshaga ngo nicyo kintu gituma anyara ku buriri papa bati njyewe ikintu nzi neza ni uko inkari bamenara ku musambi bwira ntibazongere gushyira akadobo mu nzu uri kuzira nkari uzihasanga ngo papa turabiganiraho ese ko bambwira kunuka ntujya woga ese Mary wamwinjirana mu nzu udakarabye umubyeyi ugira isuku
papa nawe nkabona biba muci rimwe nawe nkabona aranyumva uri ndanyumva gusa namushimira ahantu nyine yitwaraga mbona ko nyine yanyumvishije ubwo bati rero dore turahuye dore uri icyasama ntubibwe ko twahuye ntabwo yari yagiye mu kazi atanegera moto utiguparike ntiheguparika hafi yo mu rugo utahe igihe n'umugore yambaye se kutashye kare bati umunsi twagize siporo nawe ati reka ntahe kare no kwirwa njya muri siporo ntaza kunanirwa simura ko naha kumenye ni papa twawe aratanegera papa araza turi kurya muri sala ati rero ndashaka akadobo gacika hano mu cyumba abana tereka reka nitwasohoka umugore ati reka kadoni kawe yarabiziho wa muhungu mukuru wabikoraga yambere ikigejezo gera gikomeye cyane ataka kadobo nawe kava mu nzu ubwo vikina yabahimisha yabaye ati rero okay nikava mu nzu abwira murumuna wanjye ati mumbabarira sinjye Yesu kwisabiye reka umunsi umwe nikarare mu nzu yego kumbe pe ntago babazi ko yababimenye naho niwe yabafatiye rimwe bati okay umunsi umwe ni nta kibazo ni umuze kumubyutsa uyu muhungu mujye mumubyutsa abaherekeza icyo gihe naraye mbyuka mbaherekeza nyine imeze nk'umukozi wo mu rugo kino nta mukozi bari bafite ni ngiye bavaga ku ishuri ngakora imirimo yabo nkabamenyera buri kimwe cyose nkabamesera muri weekend n'uwo muhungu tungana nkamumesera nkabugora nkabyutsa rero nkabazambyuka mbaherekeza icyo gihe bya bintu ntibyaba ni ave ku kazi tisi yasiyongeranya ku buringo nkwereke ati rana none munsi hari ukuntu byagenze nigeze nyakuri yego papa ubwo rero atabibona abibonye anga kubimwereka ko nyine ko yabimenye kakadobo barakagarura none banjye barabikora ubwo kadobo none batangira kugapfa noneho n'umugore we baragapfata kakadoti uragenda abana bazabica ahangaha kubona aba bana urajya bajya babyuka mu majoro kubona barabanywe ibikoma banyaragura papa bana nyine nakunda bigenza noneho bakaza noneho babikora cyane noneho ugasanga umusambi watose rimwe na rimwe afata imyenda yanjye nkayishyira kugira ngo mbone uko ndyama bamusambura cika noneho nkazandara noneho hasi papa nawe mubwa noneho nawe agira noneho atanyuma se ubugira ngo mbikore iki mbona nyine nanjye nta kundi kuntu afite yabikora pe afite umugore yarafite kandi yari umuntu nyine yari umuntu uri seriye cyane umve ko nubwo navuye ngo nasubiye ngo ndi umusore yaza kumubita yigeza nkubita sinjye kumubeshyera ariko yaza kubita sinjye kumusubiza yari afite igitsure kidasanzwe pe ngo nyine papa nawe mubwira ati ariko wowe uzaba umugabo ryari umuntu unyura mu bibazo n'ubu umugabo ambona nyine nta kintu bafite cyo kwa nonda bicicika noneho haza ikindi kibazo cyo kunshira papa yajya ngurira inkweto akazica havagayo kimwe hazagayo ikindi numva have icyo kinkari cyo narakeme ndanacyakenzi nanaziraramo numva papa yangurira inkweto batere uyu ngo yiga segonderi ntago kwiga muri segonderi ntago babemera kugenda na kamambe cya bodaboda akazangurira umuguru umwe ko nyine yatangiye gukena nyine ubona kudusaranganya nk'abana bitangiye kugorana batari kureka twite ku nkweto z'uyu nguyu nasanga mu gitondo ngiye kujya ku ishuri bijya gutangira bavuze ko ari umupira papa shije arabinkubitira abaza mwereka ati si umupira n'urwembe nyine urwembe rwaciye no kubica ku nkweto ibintu bitandukana papa ntabyumve ariko nawe nabyo nyuma aza kubivumbura akaza buri bugiye abona inkweto zishwaruye baza kubisereramo mukadata nyine bibinduru papa nawe batse wa mwana none uko mbona ugiye kunsenyera ubwo yari yubatse ahubwo ikomereza twigiye kunsenyera ubwo agaza ari umucuti waruzanye na mama ubwo mama yawe yari yaragiye nyine none yaragezeho nawe arashaka yibereye Tanzania sinanamuzi
bwamwe se uyu mwana umunani nzamutegeye mu byane tanze ko atazi akabona hana nyerekeza kuko nyina yarambwiye ati numungarura nubona atangiye kumera nabi uzamugumane agupfira mu maboko yaramukarabye papa biramucanga noneho bigira noneho najya mbwira ikintu ntacyumve noneho nongera noneho se ko papa noneho ariko najyaga nyumva noneho byagenze twaramuroze najya ku ishuri ngasanga ipantaro ya papa ntabwo arafite akazi umudamu niwe wakoraga uva byari bibi ngasanga ipantaro yatatamutse ngafata nkayizirika nkayizingana najyaga ku ishuri nsa nabi noneho byari bigezeho n'amazi bari baradufungiye amazi n'amazi mu rugo abura sometimes nkajyana ku ishuri nanakarabye rimwe na rimwe nkajya ku ishuri ntambaye inifomo ubwo nabwo niko ku ishuri bantonganya usanga hano ku ipantaro ngenda mfundikanya niba baza kunuma umubyeyi nanone aribwo bwa mbere banumye umubyeyi ku ishuri uyu mwana ko yambara imyenda yacitse buri gihe umva nta bushobozi nari mfite ngiye bwo kwidodeshereza n'akazi nagiraga papa ubwo uwo mumeri niwe wazaga kwita ku ishuri ryanjye bati uyu mwana ni ikinani yirukanga mu mupira yaratunaniye inifomu tumuhaye arazigurisha agusobanura gutyo imbere y'abarimu y'ubuyobozi ariko nyine iyo abantu baba bakuzi bumva ku ishuri baba bakuzi yaba bazi ko ndi intanga yibereye aho tiyasiri ntabwo bagurisha ibintu ese uri mama ati ni umwana wanjye ntabwo nyiyakanaga ngo si umwana wanjye ati ni umwana wanjye yego gera wa muhungu wambera ikigeragezo pe igihe noneho no kurya bamfungira amazi yo kurya nkazajya njya ku ishuri bakambwira yuko batahashye bo bakarya bakahanagura bakambwira ko papa atahashye nyine bakambwira ko umunsi babwiriwe ubwo navuye ku ishuri sometimes no ku ishuri nibaga banyishyuriye ndashimira umunyeshuri twiganaga niwe nabwiraga ibibazo byanjye akamfasha akazama itike arigiye ku ishuri nabaga ntariye akaba amafaranga y'itike kuko kuva imata ugera Ruvumera n'amaguru rwose niba buri intwaro tutari nago bahagera ubwo zuma nyine mbubamo gutyo noneho burya burancanga ngeze mu wa gatanu akagozi neza biranga pe biranga viye noneho agira bati mu wa gatanu secondaire yego wari warwanye ariko ubwo nanjye kunaga ameze mfite agafoto kajya ugira gati uko wagira ubuhe ubwo viye arambwira ati rero ntabwo byakunda viye yari amaze kubura akazi nawe byaranze shaka uburyo ubona mama wawe ugiye kohereza i Kigali ugenda urangisha umve penani hano yambereye imbye gito ugenda urangisha mama wawe numva i Kigali si imazi njye ntabwo nari imazi papa we arambwira ati wenda kohereza ugenda urangisha guhetike amatike n'amazina ya mama amatike ariko amatike njyana gusa ko nanjye sinjye ntekereza ngo kutamaye garo nyine nabonye mva ati numva mfite amatsiko yo kubona mama ubwo ndaza nzinanga i Kigali njya Nyabugogo n'ubwo nari mageze birancanga Nyabugogo nyine irancanga isi nyikaragiraho ndabaza umuntu wese mama nicara Nyabugogo mbona ibintu byancanze no kujya kumushaka byananiye nicara life Nyabugogo sinjya mbyibagirwa nicara birancanga bigeze ku mugoroba sinono ndarara hehe akaba umuntu hari umukanisha mbonye ngumye kwisirisimbya ha araza aranganiriza ese ko gumye kwisirisimbya ha hono urakana gatoya niki ni ntaje gushaka mama se kubona bwije ati hano haba imbobo ubwo bwije iyo myenda baraza kuyikwaka nizo nkweto turarota wambaye ubusa wese mama wawe nindi ati mama wawe ntabwo wamumenyera muri Nyabugogo ati rero nzo gutegera utahe ngira amahirwe arambwira ati rero ntegera naye ndagenda numva ko nzagenda ngabwira papa ko mama namubuze umunuzo arantegera ngira muri gare ya Muhanga aho nari imazi nza n'amaguru naha mu rugo nsanga papa nikugarutse
ese ni kuko nageze Nyabugogo nyumirwa aho nshakira mama. Papa biramubabaza. Se none urajya ngumye kwikurira ibibazo byawe. Tinago nakubyaye ngiye nyine. Biramubabaza mbona ararakaye yambwiye nabi. Mukara ati nakuye wabyaye mwana w'ikigori. Bana nyine ntaga byishimiye. Aranyihora arandeka ndinjira. None papa ko icyo yatangiye kunyanga none kunca nawe urwango. Bikoso ryose bamubwira yaba ari ryo yaba ritari ryo. Agakubita. Yaba ari ryo yaba ritari ryo agakubita. Ako yamakumuta bati wowe wazambe kwamba mu maso nazakwica. Akamuti we nagubona ko uri umuntu mukuru. Ni nanjye nkabona ko nako ni kumfite nabigenza. Ubwo rero n'ishuri ubwo ndarihagaritse ko nagore bakinyishyurira n'umugore mukadate yamuza kujya ku ishuri. Umugore wa papa. Ahangaha nyine mbona ubuzima butangiye noneho kuncanga na papa nawe yaramaze kuba umutraumatizwa nyine. Akora buri kintu cyose cyatuma umugore yishima. Rancanga. Rimwe aza kunyica ubu nta nubwo avati ugende kuri nkweje ngo nawe umenye ubwenge. Umenye ubwenge. Ugende unashaka n'akazi Kigali. Sinanyume ko mama wawe utaza hari. Nawe mbitekerezo nyuma sinabazi mbona gushaka akazi Kigali mu hantu ntazi. Papa biramurenga bati jya kwa nyogokuru wawe. Ati nakwanga kwange nakwakira kwakire. Nyogokuru wanjye nabwo amitike nabwo. Papa. Shinde byuko ngo yanayibye n'umugore biba nabi. Nawe yari yarabuze kwagira. Yarabukuri mbibujya harabuze kwagira. Ubwo njya kwa mukecuru. Mukecuru nanone arongera ahubita amaso nanone ibintu biramucanze. Ugarutse uri umusore? Biramucanze. None se ni ko naje none atanamamagaye. None batangira kumahana. Bisubireyo mubwire muzane. Akubwira impamvu. Muzane. Nari mubwiye ujya kuvana nari mubwiye. Nawe ntiwagiye. Bati naragiye nyine nane nishiti nagiye ariko nari numva umubyeyi. Ngo nageze kwa mukecuru ndarayo. Giko nsubizayo. Ko mukecuru yaramaze kumukara bavati umwana nakugiye ikibazo umunkuyeho uzamugarure. Cyo n'umuntu ufata umwanzuro. Birancanga. Ndavati rero ntago nsubira kwa papa. Atekereje gusubira kwa papa ndabona ntibyakunda. Naragiye zinahangaha i Kigali. Ariko akaba ari umuntu mama bari baziranye umuntu ajya gukunda kuza kunsura kumfotora ngo hereze mama. Amakuru yabazaga amakuru yanjye. Umuntu naraje mfite nimero ze niko navuye kwa papa nizo nimero ze nzifite. Nzi Kigali ko ntaza aho ngiye. Umuntu ntira telefone ndamuhamagara. Mpamagara ati sura hagana he. Ati dore ubu ngubu nibwo ngeze Nyabugogo. Naiti umuntu uzi umuntu abantu bacuruza amayinite. Nta telefone nagiraga. Arambwira ati rero ubageze Nyabugogo ntiwanambwiye ko wagiye muri Kigali. No surashaka mama wawe ahari. Mama ntago aba mu Rwanda. Kandi ntunamuzi ntiwamwana ahora ngo namumenye. Muheruka ufite amezi abiri nibwo yantaye. Amezi abiri nibwo yantaye. Nyine arambwira ati gusa ari umucuti wanjye. Uwo muntu nagushakira umumotari. Umuntu amuhuza n'umumotari ati ngiye koreza ku mushuti wanjye abagufashije. Umuntu Imana zamuha umugisha. Ubwo banegera moto anyuriza kuri uwo muntu mugeraho. Mugezeho uwo muntu nsanga nyine ifite agakantine gacuruza. Utekereza story yanjye ndayimubwira. Nyine nawe mukora ku mutima cyane. Nambwira ati rero vaye twibanira ahangaha. Ati wige gukora utu tuntu ugire gutya na gutya humura nawe uzatera imbere. Aho ngaho niho nabonye Imana pe.
numva nyine marayika aransanze numva ndishimye nyine numva ndamushimira cyane so umuntu turabana ndamushimira kabisa twarabanye anyigisha gukora ibintu by'ifarini ubwo ishuri ndiretse gutyo n'umurwa materetse gutya ko papa nza kumuhamagara nawe aranabyishimira ko nagiye tiguma aho ngaho ushaka ubuzima nyine nawe uzaba nk'umuhungu uwa muntu akazaza kunsota ariko mama wawe ari hafi kuza mama rero hashize nk'amezi nari maze amezi 6 aho hantu nibwo yavuye nawe Tanzania urugo rwari rumunaniye yari yashatse icyo gihe cyose nta mu rugo yagize nyine we ariga arangije kwiga nashaka y'umugabo baranabyarana abana 2 rugo nawe rwagize ruramunanira aza mu Rwanda yaje mu Rwanda uwo muntu yambwiye ati rero mama ye naza mu Rwanda umurari hafi kuza mu Rwanda nzaguhuza nawe ubwo arigiye ndabyibuka n'irindi kuri uwo muntu nyine mbona abantu baje nyine tu abasilamu nyine ntazi n'uwo muntu ariko nari imuzi mbona azanye n'undi mu mama afite abana ati suzuye umuntu ndamusuhuza udakeka ko ari mama ntabwo sinabikeka ntabwo nari imuzi suza abana bo ntabwo bari bazi Ikinyarwanda ndabasuhuza namwe ati ni mama wawe ni mama wanjye nta emotion nta kwishima nta kurakara nagiye kubaza ntiwumvise umeze ute numvishe ari ibisanzwe ko mama wene namaze kumushyira ntabwo ugenda ari imuzi numvaga mama ari umuhango nyine no kwita umuntu mama wawe ariko mama we yansuje mbona afite amarangamutima akusuza tese ko numva ntari kubikurura nanjye yansuje gutya mu ntoki ariko nkaba mbona maranyitegereza cyane akazamura urwara bongorerana ngo disi ngo nabonye ahantu dusa abakamaza amakuru ni meza n'urumva nanjye kubera mu buzima bwiza mbona umuntu wamfashije mfite ahantu nibereye byamiriho yose muka data nakireba mbona nyine mama wanjye mama wanjye nyine ndamubona abatiriyo mbanga mama nabatagenda abatariko aguzagamya kuba hangaho ay mama niho ya amuhakanira ninzaguma kuba hano amahona se mumbwiriza ukuri aho ngaho ko nago ngiye ni aza mubona nakubeshye nawe nigeze mbangu ngize emotion ngo mbonye mama cyangwa ari ikindi kintu cyambaye mu mubiri waruzi byari na numvishe nyine ni mama aransuza agende utanakonyeje nago ye no muri ngiye nago byambagamo ngo ni mama ngo cyangwa kwakunda abana ntabwo byigeze binzamo so mama nyine ubwo arabaragiye uzabambwe ati ngo urashaka bana na batoya hano uyu muntu ngiye nago navanga wumva naririraga unacuzaga kantine none nanjye no kumenya kubikora nta kibazo gusa ngo byagezeho njya gusura mama uzanza gusura mama uteko cyo kumusura oya nabwo nagiye ku gitutu nagaruvanga na matsiko kiyo nshuti n'uwo muntu twabanaga oya ngo mama yaje umusura nta kibazo ntajye kumusura nigeze kujya kumusura rimwe kakadafu kagaragaruka ko gusora kakadefo ko abana batanyiyumvamo icyo kintu cya n'icyo kintu kimba niko nagiye mara icyumweru nkazambona abana nyine nabwo ndingiye nyine abana baramunga umva bo bari ko basaga neza nyine bari abana basa neza byebona nyine ntashamaje abana bakamunga nkabona ntibanyisanzura gusa nge nkabakunda bo nabwo ari utwana dusa neza nawe mugabaza kumukurikira baza kubana aho ngaho nabwo barashwanye asigara Tanzania ariko nyuma mugaza kumukurikira baza kubana mu Rwanda nkajyayo nkabona umugabo ntaribi nako nagenda nkamarayo nk'icyumweru ariko nkabona defu ibi bintu byambabazaga kurusha ibindi byose aba ntago banyumvagamo nyine nge narabegeraga bakambuka mama mugabo we nta kibazo mama we nawe yagiraga isoni zo kunganiriza nkabibona ariko umugabo yarabizi kuri umwana wa mama umugabo yarabizi kuri umwana mama wawe nyine ntabyo yarazi ntabwo bigeze babimubwira yego bigeze babimubwira kuko njya kwitangira kujya kwa mama umukuru yarambije kuza mwita mama njye mwita tanti njye mwita tanti noneho umugabo nyuma aza kumenya amakuru
yuko afite yabyaye umwana mu Rwanda, asize umwana mu Rwanda. Yamenyeye mu Rwanda, baje mu Rwanda yamenye. Umugabo agira amatsiko yo kumbona. Ubwo nibwo natangiye guhura na famiye yo kwa mama, nayo nari nzi. Nibwo yatangiye kuzanyereka ati bano ni bende wanyu. Ariko mama akaba yarambuje kumwita mama. Yabimbujije. Atujye unyita tante. Yita tante. Ntabwo yabimbwiye impamvu. Nibyo nabimenye nyuma. Noneho rimwe narindi kwa mukuru wa mama. Nagiye kumusura. Urumva navaga aho hantu nabaga, nkaje nitemberera muri aya mafamiye. Kugira mbamenye. Rimwe umugabo ngo bamurya urwara ati wa mwana ari kwa mukuru we. Umugabo yari afite amatsiko yo kumbona. Bandi kwa mukuru wa mama haje kuba kadefo baramfungirana mu gikoni. Nyine we yahise haza kubasura kugira mbone abo ambone. Ko yarasazwe ambona ariko tanzi. Atazi ko ari wowe. Baramfungirana. Bamfungiranye n'abase kumfungiranye. Hari umuntu ugiye kuza ahangaha ntabwo nshaka ko ambona akubona. Umwana wa mukuru wa mama numva mama barabivuga nifungiranye. Ntabwo dushaka kumumwereka atabona ko ari mukuru. Gahe bigera ikibazo. Mbyumva ngiye bari bamfungira n'umuntu ndimo ndabyumva. Icyo gihe naranataye yaraje arabasuhuza aranagera nta n'igikomere. Kuko ungiye gusana bamfungirane kugira ngo undi muntu atambona nta n'igikomere. Ndanababara cyane. Umugabo ntabwo yigeze kubona. Nabigeze mbona. Habwo mba gutyo mbana n'uwo muntu Imana izamumugisha ngisha uturimo. Igezeho nawe ashaka umugore ari umusore. Nibyo yakoraga nawe birahomba. Arambwira ati rero umwana wanjye nsigira udukoresho tugomba kuba umuntu mukuru nakajya geto. Ngo ntangira kujya geto uwo munsi. Geto gusa nari nanjye kumenya gukora ibintu by'ifarini. Nanjye kumenya ko nashaka amafaranga. Ubwo mama nawe abaho ngaho, mama nyuma aza kugira ikibazo abyaye bamutegera ku nda. Mama aza gupfa. Polisha. Tabimana ubwo ntabwo nanjye kwa muri geto. Umugabo ataramenya ko yego afite umwana. Yarabiza ko taramenya. Ubwo barabimbwira nari nzi ko bajyaga bimbwira ati mama wararwara arembye arenda gupfa. Arabimbwira icyo gihe apfa baramamagaye barabimbwira ati mama yapfuye amarabyara. Yabyara. Umvise imeze gute se disi? Nk'umuntu wenda mama ari umaze kubona. Kuri je ntago najya kubeshya. Ntago nigire ngira emotion ngomwe urababaye. Ahubwo ndibwo ndimo ndababara. Natangiye kubabara menye ko yapfuye ari mama wapfuye. Njya gutabara nk'abandi. Mve ko na papa tahaje ninjye yagiye gutabara ninjye nyine ndumwe. Muri famille ya. Muri famille kwa mama. Usanga mbona wenda abavandimwe wenda bandi baranyishimira abo baramenye. Ariko kwa kundi ikindi kintu cyaje kunkomeretsa kwa kundi umuntu yapfuye nk'umubyeyi w'umuntu yapfuye baba bahoza abana baba bahoza imiryango. We nta uguhoza. Ngiye barandeba icyo kintu mana. Nyine barandebaga nabonaga bahoza abantu ngiye nibanyiteho. Nkabase ntago bazi uko ari mama wanjye wapfuye. Icyo kintu cyananiye n'agahinda. Nkabona abandi barimo barabahuza, abana barahuza, basaza be barabahuza, ariko ngiye nta muntu uri murandeba. Ubwo mama apfa gutyo agenda gutyo, ariko nanjye nsiga nyine ndi mu buzima bubi. Kuva yapfa ubu nibwo nyine ngenda numva nshaka kubona mama. Nukuri bimwe birazo. Ntago mbere wenda nahoraga n'ibyo bibazo nkumva nifite ibikomere, ariko ubu nekeje bati basi byo yabaga hari nkamubona. Wenda mwe kumenyerana. None nibwo nanjye kumumenya kuko nanjye kujyayo nanjye kuzanshaka kumukunda cyane. Akunda kuza kundeba hano ku ntoki ngo dufite intoki inzara z'ibice nyine zimeze kimwe. Komesha. Numva nyine yego. Ubwo apfa gutyo. Life nanjye ntangira muri ghetto gutyo. Staragoringa mpiga amafaranga. Ubwo nakoraga ibiraha abizunguza. Nyaba muri ghetto n'ibyo bintu bintunze.
so ubu nyine ubuzima bwanjye kugeza na n'ubu niho bwaje buba bubi kuva kigiye nyivuka kugeza na n'ubu kibyo bikomere biracyanzamo na n'ubu ubuzima ntabwo buraba bwiza nyine ndi umusore akantu umukasi yagukoreye kumva n'uyu munsi kakugarukamo n'akahe karaka icyo cyaha cyo gufata ibuye ukanzika ku mapumpu yanjye byo ni ikintu cyandiye cyane ibintu byandiye cyane ibindi byose ntari niyo yambwiraga ati ibi bintu niba utemera ikosa ndabigukorera agushinja kunyara nicyo kintu kuko nabiraga icyuya nabira icyuya none nkagira iseseme ukuntu biri icyuya ngenda byibuka wumve ko iyi image itaramvamo nkagira iseseme so kuva nava muri ubwo buzima ntabwo ugize urakarira mama wawe ndimo ndamukunda ubu ngubu arigendeye kireza nyine ubuzima mbayemo nkagira ngo ari ngira ikibazo jena nkabura umuntu nakibwira kamubwira akantu kandi kari true arigiye yakwandikiye ati afite akabazo kamukemurire emi karakanje arabansoye mu nzu yansoye mu nzu nyine emi inshuti nawe twahuye gutya mbona ndi umuntu ufite ibikomere ankiri inshuti ye ndetse njye nta muntu njya ngira ibibazo byanjye yakwatse amafaranga avuga ko ariwe ufite ikibazo ninjye aragiye kugikemurira emi imana imumugisha kuva rero iyo life yose kugeza na n'ubu nta muntu ngira ngewe wanyitaho nta muntu n'ibyo ngerageje gukora nk'ubwo ari igihe ducuruza urabizi ubuzunguza ntibwemewe bazunguza n'imari bagiye kuzunguzaho ibiraha bakaba barayitwaye sibyo urakenera kubaho njye nta muntu ngira niyo yaba muri famiye bose nta n'umuntu ngira unansura usibye imana izamumugisha komera sha nta wundi muntu so ubwo rero kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nyine ubuzima nibwo nacyatwanjye nkubwira ati njye ubuzima bwangoye kuva ngivuka kugeza na n'ubu sometime ari igihe nyine ibintu bikurenga ndakura n'ibyo nkora ntabwo birimo biragenda ntabwo biri kugenda amafaranga sometime ari igihe abura papa nawe byaramucanze papa we ntabwo njya murenganya njyewe yabyaye abandi bana benshi n'abahiga nyine abahiga ubuzima n'akazi sometime we ahigiye kabura si tujya tunavugana cyane gusa ari igihe njya kubasura kuko ari we nzi ariko nawe nta kintu aba yibereyeho mbwira mukaso ntabwo ugeze umubwira ngo warambabaje arabizi narimubwiye nawe arabizi kuko ibyo bintu nyuma papa yaje kubimenya nawe agira ubwoba bambwira ati ibyo ntuzongeye kubivuga byabaye byarabaye ari mukaso se bona papa agenda najyaga ari iminsi yashize agenda ngiye kubasura ni igihano gikomeye uzi gufata ntuzazabe ukazizirikaho ibuye igatendera ni ibintu bikubabaza bibabaza umubiri batari ibyo bintu abagabo barabyumva igitsina gabo ibyo bintu byarabaye ariko ntuzongeye kubivuga bitazakurura ibindi bibazo gusa wenda ndashima Imana n'ubwo wenda ngezaho nigenga n'ubwo nabwo ubuzima butameze neza buri habi pe utunzwe n'iki se sha kandi nzunguza ibiraha yego sometime ari mesegera busundi umuntu w'umusore singi telefone mfite ningi neme wayimaye n'umusore ufite ubuzima bwiza uramubona ubu ni ubustari sometime nawe kwigusha ijya bura komera cyane ubwo rero niyo mpamvu nifuje gutanga igihe nyine ufite inkuru uba ari umuntu umeze nkanjye ariko ari buze kumva ko atari wenyine ko hari n'abandi bababaye isomo rikomeye by'umwe ku babyeyi barera abana nabi gusa ababo ni iki wababwira ababyeyi b'amamama ni beza sibyo urabazi se kutigeze ubona na mama koko oya mba mbona abantu bamwe bavuga ati mama niwe mfata mu n'icyitegererezo njye muntu mfata nk'icyitegererezo mu buzima bwanjye gusa papa ari byakoze byiza pe nyine mu bushobozi bwe ariko umubyeyi mu mama yakubereye mubi si yakwanga yego si yakwanga pe gusa
usibye kwegera Imana hari umuntu ushobora kuvuga ati Yasiri nawe yari yarananiranye birashoboka ariyo mpamvu mukase yamwanze naniranye inzegana gutya babivuze ukuri ntazi iyo nzoga ntazi iryo tabi ndi umusore utazi gutereta yego ase usugana naye azakubwira mimi ntago mwagenda n'ufite imico mibi je nabaye muri life itanyemera kwenjoyinga cyangwa kujya mu bindi bintu nawe muri life nyine mugomba kurwana n'ibibazo byanjye mu mutima wanjye bitanyemera gutekereza ibyo bindi suko nabikora ndi umuntu ariko nabaye muri life itanyemera kubitekereza none amwe ati waba uraye ukajya kunywa inzoga komera petit frère komera ndababaye nanjye komera kubw'ibyo waciyemo komera kubw'ubuzima butari bwiza waciyemo komera sometimes ari jubora ibintu kavuze ni herezo ni irihe kana uri umuntu mukuru ngambwira herezo ni irihe tabimenya gute se disi kwera bibiri rimwe nyive kugeza n'isa iherezo nyine ryabyo tu ari kuntu avango imbere ni heza koze babimbwira munanyanganisha imbere ni heza ngubu nyine ko sometimes no kurya biyoberana muri mujyi wa Kigali iherezo ryabyo ni irihe umva mu mutima umeze gute Gerard je n'umuntu hora utuje emino yakubwira nyende umuntu nanjye nkunda gusa kuko mba numva mfite byinshi bindwanira mu mutima uwo mama natangiye kumumenya ahitapfa maze umwaka harya yego nejo bundi rega ntago ntangiye kubwira naye byibura nta muntu ngiye nanira courage byibura ati pushinga bizageraho telefone nyitunze vuba dore ngiye ntimayimaye yego Yasiri genda gupushinze uzagera kure sibyo thank you uzagera kure kandi n'iki kiganiro ndabizi ko kizavamo umugisha n'Imana yavuze ngo iki kiganiro nkuru yanjye kijyeho gifashe babandi bacupiye bari hasi n'ukuri humura kandi Imana izagufasha ugende wizere uvuga uti hari uburyo Imana igomba guhindura buno buzima sibyo hari uburyo Imana igomba kubicisha mu bantu byara Imana nigira ikihindura kuko nitagira ikihindura nago byakunda nahereka fazama nago nge nabyishimira nayigize ariko umuntu avango narababaye nyuma ariko byo nigize ibyishimo nyuma ati mbyaye mino inshuti yanjye Imana ifashe nk'abantu nkuko bayeho basi niye gito amya atari ko humura ndamutse ngize amafaranga cyangwa ngize iki kintu bato waje tukana abantu bati rwose niwe muntu basi byo wabashije kunyumva natwe turakumvise sibyo natwe turakumvise Imana igufashe bantu muri kunyumva muri kumva inkuru yanjye Yasiri ntabwo njya kubabwira byinshi ngo mushyize mu biganza byanyu ntacyo mutumvise burya hari icyo twita body language cyangwa uburyo ibimenyetso byo ku mubiri biba bigaragaza ko umuntu avuga n'ikiri ku mutima hari abantu numva bakritika bati bino biganiro byica sosiyete n'iki mwajye mwitonda abenshi bahindurirwa ubuzima ahangaha bakajya ibiganiro bikiza benshi abantu uyu munsi uvuze ikintu bomuvotse ku mutima wawe ibuhokera ata uvuze ikintu bomvuroboka leta y'u Rwanda yadufashije natwe tuyifashe dushyire hamwe ubu se nk'uyu nguyu mu mudugudu bazamumenya gute atavuze kwakumye ariko ko twabonye umutekano twabonye ubwo buzima twabonye dushobora gushyira hamwe ubundi tugafasha n'abandi bakiri munsi kandi bigakunda reba abantu bazana bagashima banema ba Jose bandi bose kubera icyo ngo ubuzima butahinduka mureke rero gukomeza nshuti yanjye vuga nimero yawe no kuvuga byinshi ndabizi ko ubuzima buzahinduka utazajya kwama kuza kujya byumva cyangwa ujye ngo n'ahandi ntuzugire utekereza ushobora kurengwa n'agahinda ushobora kujya gute ariko ndinze muri ibyo bihe byose ndakeka nawe mfite icyizere kizagumye kandi yego vuga nimero ya telefone yawe nimero ya telefone yanjye nsigaye nafite na WhatsApp Imana ishimwe ni 078 427
9 6 7 yego urakoze kandi ukomere yego murakoze uzakunda yego ubuzima buzaryoha amen uzaseka amen uzagaruka n'ubwo uti rwe nukuri ndumva nishimye kandi nabonye utari umusore w'imbwa icyo uzakora cyose Imana izagishyiraho amaboko kabe gato kazamuka kagere kure nukuri ndetse no gukora yego humura wagiye gufatisha ubona mama ariko ahita guca mu myanya y'intoki cyane n'ibindi bizagenda neza yego yewe reka no kuvuga byinshi uwaguhemukiye wese ntarinze mvuga izina cyangwa niba warakoze ayo makosa utavuga ngo kukikana kaje gutanga ikiganiro bize kukubera isomo uvuga uti narakosheje mbabarira mwana wanjye yego kuko n'umwana wawe yego umwana w'umugabo wawe n'umwana wawe n'undi mu mama n'undi mu papa uzi ko yafashe umwana nabi yarize nukuri nducyo ubwira umwana uti mbabarira kubw'ibyo nakoze imitima y'abantu benshi cyane irashegeshwe kandi ishegeshwe nuko mutigeze mubafata neza uyu munsi iyo umufata neza uyu munsi aba ari umugisha kuri wowe ariko ashobora kuba umuvumo kuri wowe uyu munsi yagakwiye kuba umugisha wawe ariko uko wamufashe bishobora kukubera umuvumo usereba umwana nk'uyu nguyu cyangwa avuga ibintu byamubayeho urumva atari umuvumo kuri wowe simbizi ibyo yaciyemo simbizi ariko muntu uri kutwumva sindi kuvuga uwo mumama wawe gusa n'undi wese uri kutwumva umupapa yaba nde wafashe umwana w'ipfubyi nabi umwana warize nabi wumve ko nyine ari ubugwari ariko birashoboka ko uyu munsi wahindukira uti ipfunwe riranyishe ariko rikanye gusaba uriya mwana imbabazi hari ikintu tujya tuvuga ngo nta mubyeyi ukosa gute ariko ababyeyi muri iki gihugu barakosheje hari imfubyi muri Rwanda iyo bataba leta y'u Rwanda ngo igende ibarokora ibafasha ibaha ubuzima igira gute bahishe barapfuye mwigaye n'undi ufite gahunda yo kuzarira nubona umugabo wakuzaniye umwana nubona umugore wakuzaniye umwana nubona murumuna wapfuye ukaba ari ujya kumurera cyangwa mukuru wawe cyangwa mubyara wawe murere ko mse ari umwana wawe atazakubera umuvumo uwo azakubera umugisha mwakoze kubana nanjye mu kiganiro inkuru yanjye dusoreze kuri nimero yawe nanone 07 427 9 6 yanditse wowe yego urakoze murakoze cyane VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena ibaze none ari nka nijoro hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi harimo nka toilette bathroom dressing area balcony ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali internet nziza roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje harimo igikoni cyiza parking ihagije ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus mwaduhamagara kuri 0952 94 55 9 inkuru ya